ndetse nshima Imana ubuntu yangiriye. K'uyu munsi rero biranejeje cyane nko ku munsi w'abagabo mbonetse nshima Imana. Ni ukuri ubwo nari mu idini nari mboshye ndemerewe n'umutwaro, uburyo nta byishimo nagiraga, nahoraga buri gihe mbabaye kuko numvaga ndashobora kuzajya mu ijuru. Ariko igihe gishyitse gikwiriye nahuye n'ubutumwa bw'imvaga, numvise nezerewe kugera umunsi wa none. Ndanezerewe kubera ko nagiriwe neza n'ubuntu bw'Imana. Reka icyanditswe kiri hano muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ku murongo kanze tuharebe. Ku murongo wa mbere kugeza turasoma umurongo umwe, turasoma umurongo umwe 29. ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mu by'ukuri iri jambo yaramfashije. Nkimara kumva ubutumwa narushijeho kuburwanya mvuga ngo nende Kristo, mpuwe nande Kristo. Mu by'ukuri nararugwanyije, harangiye nk'umwaka wose ndi kuvuga ngo mpuwe nande Kristo. Nuko ariko nagira umugisha n'Uwiteka, kuko nari kumera nk'abandi bose bagiye bumva ubutumwa bwiza bakabwirengagiza. Nagira umugisha wo kuvuga ngo reka nkurikirane aba bantu ndebe amaherezo. Ariko uko nakurikiranaga kugira ngo numve uburyo arende Kristo, niko nge nagendaga ntsindwa. Nakurikirana ngatsindwa, nazamura icyanditswe najya kureba ngasanga ahubwo ningira ukwibeshya. Ariko noneho igihe gishyitse uyu murongo waramfashije, ndetse n'umuririmbyi w'120 ku gitero cya kabiri. Igitero cya kabiri cyavugaga ko igitero cya kabiri kivuga ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ngo njya ntumbira mu ijuru ngo ndeba y'umukiza wanjye ngo wabinkuyeho byose. Ndavuga ati yewe abantu ahubwo noneho mpuye n'abantu b'Imana, ahubwo nari narayobye. Nuko kugera rero uyu munsi ndashima Imana ko nahuye n'ubutumwa bwiza. Ndashima Imana yohereje abakozi b'Imana ahangaha k'uyu musozi, dore ko aribwo bwa mbere bwari bungeze mu matwi. Iwacu wahumvuka mu ivuko ntabwo nari nigeze mpura nabwo. Anavuze ati ngize amahirwe cyane, Imana yatumye nzina ahangaha, iramfashije kugira ngo nibura igihe nagajya ntekereza ngo ninjya gupfa Imana izamfashe nzabanze njye gusenga niyeze kugira ngo nzagere mu ijuru.
kuko numvaga kujya mu ijuru ari ubuntu Imana izangirira kugira ngo nzajye gusenga mu materaniro, noneho ni kwa kundi niyejeje yende bihite birangira. Niko nibwiraga, ariko urumva nta kuri kwari kurimo, nta kuri na gutoya. Mu by'ukuri twagira ubuntu ubwo twahuraga n'ubutumwa bwiza, ahubwo iyo ndoye ngewe muri no minsi ya none ndeba tumaze guhura n'ubutumwa bwiza niho twagiye mu ntege nkeya. Nimba ariko twanezerewe harya ngo uyu mwana yariye cyane ngo arijuta akiryamira sinzi, ahubwo mbere uburyo twagiraga ubwira ku buryo nabaye mu butayu bw'amazi rimwe, ahubwo no mu mazi nari nguyemo. Nagiyeyo ubwa mbere sinagira icyombo, ngiyeyo ubwa kabiri twazindukaga saa kumi n'imwe tukaba twageze mu mazi, amanuka hejuru akagenda agwa ku mutwe, ukagumamo yakumva arakurembeje umutwe urakuriye, ugahita uvamo ukajya hari ukaruka gato ugasenga cyane, ukiyeza ugasenga. Bwa kabiri rero nsubiyeyo sasa, nagezeyo kubera kuyagumamo cyane kugira ngo mbe umukiranutsi cyangwa se ngirirwe neza n'Imana, none ntungurwa n'umushyitsi, kandi umushyitsi uboneka gutyo nta bushyuhe. Noneho navuyemo rero sasa numva nakonje, ngerageza gusohoka nirukanka ngo numve ko nshyuha, ariko Imana nsa n'uwarugarukiyeho kuko numvaga nagiye mu bukonje bukabije cyane, umutima uri gutera cyane. Ubwo icyo gihe navuyemo ndirukanka njya ku musozi, nkoresha ahantu hazamuka ngo numve ko ubushyuhe buza. Haracyari mu gitondo, izuba ntiriraza, izuba ryagiye kuva, numva nashize, ndavuga ati wape ntabwo nzasubiraho hari ahantu, ntabwo nzasubirayo, nzajya nkora ubutayu bw'amanywa, nkora ubutayu bw'ahandi handi mu misozi, ariko ubwo gusubira mu mazi sinzasubirayo. Urumva twari twararushye bene data. None twagiriwe ubuntu ko Imana yo kugira ngo tubone ubutumwa bwiza budukura mu byaha, bitugira abana b'Imana. Urumva ni umunezero ukomeye cyane, umunezero ukomeye. Ibindi nshima Imana rero ngomeje kunezererwa, ndetse yampaye n'imbaraga ubu mvuye kuri cace hariya ku rusengero, hariya turi kubaka ku nyubako, ubu niyo mvuye. Mbere rero ntarahura n'ubutumwa bwiza nari narabuze imbaraga zo kubaka, mu by'ukuri ntabwo nabishoboraga, ariko Pastor Jean Pierre yaranshishikarije arambwira ati ariko ubundi ngenzi wagiye hariya ukaza kubaka. Nakwitekereza, najyaga kubaka nagerayo mu gutaha bikanga, nkumva bisaba ngo nimva mu kunyubako mpite mbona moto cyangwa imodoka imvana ngisohoka injyane. Ubwo bushobozi rero ntabwo ari buhari, ndabyihorera. Ariko Pastor Jean Pierre amaze kumbwira ngo ninzaze hariya, byaranze ndatinda. Arambwira ati noneho rero ubwo utaza waje no ku muganda. Bwa mbere ntangira ngiye ku muganda, ariko ndi kuvuga ngo bwari rimwe ndihangana ndaza gutega, ariko ndananirwa, ariko reka ngende njye ku muganda. Ngezeyo rero narakoze, numva sinananiwe. Ko ntananiwe bimeze gute? Niho nahereye nshima Imana, mvuga ati rero Imana yarampinduye buryo, ntabwo yambabariye ibyaha gusa, ahubwo yampinduye n'umwana mutoya. Reka mvuge gutyo. Narakoze ndakora, bukeye njyayo ndakora sinananirwa, bukeye nsubiraho ndakora sinananirwa. Ndavuga ati yo Imana ishimwe cyane, ntabwo yampaye ubugingo, ntabwo yangize umwana wayo gusa, ahubwo yampaye n'izindi mbaraga nanjye bijya bincanga pe, imbaraga nyinshi. Muze rero tuyibe bugufi, dutega amatwi twumve, maze tuyumvire, maze tugomeze twibyibuhire. Imana ishimwe cyane. Reka ngarukira aho ngaho.
ayo muntu yavuga ibyayo ntiyabirangiza. Murakoze.